mbwira Jihad nti wikomeza kuvuga Jackie nabi basi rekeraho akire, niba mufitanye n'ikibazo uzamwicaze ku gasonga bugari yarakize, umubaze uti se ibi n'ibi n'ibi, ariko gushinyagurira umuntu urwaye ntabwo ari byiza. turabitonganira ngeraho mu bloka. Nuko byari bimeze kugeza ni wowe wamuborotse ntabwo ari we wakuborotse? ni njye wamuborotse. so uvuga ngo yagiye mwaraborokanye? Oya, ntabwo twablokanye kuko ubundi aranamuborotse ndanamubona, ni njye wamuborotse nyine. ntabwo uri kusubiza. yagiye mwaraborokanye tutakivugana, ariko ni ukuvuga ngo umuvandimwe wanjye yagize ikibazo, aba ari umuvandimwe wawe, twarabaye inshuti, ntabwo namutererana nanone. ngo ni uko wamuborotse, ngende kubyumva. rero ariko haba nubwo bashwanye ariko ari kumuvugira, ariko nubwo bashwanye nubwo yamuborotse ariko aracyari umuntu we. Fafa byiza shora. kandi ibingibi byose ndakeka Jackie ari hano arabizi. Ese Jihad kubera icyo yagutonganyije ko wafashije Jackie? urakoze Jackie niwe wambwira icyo bapfa. Ese yakubwiraga ko utagomba kumufasha, ubundi utagombaga kumufasha? Oya, njye ofete ntabwo ari uko yambwiraga, njye namubwiraga ntireka kuvuga nabi Jackie umuntu urwaye, wenda niba ba mama Buryohe banavuze ngo bakoze ibingibi n'ibi, ngo bamujyanye bamushyize muri mwapfuye muri make nawe kugiye kumubuza Jackie. Ofete oya, ikiganiro Jihad yaravuze ngo kuki bashyira Jackie kuri kamera kandi arwaye, atukaba mama Buryohe, sibyo? kandi ibyo ngibyo bishobora kubuza abantu gufasha nde Jackie. niyo mpamvu ngo Buryohe bashyizemo ya ndirimbo nabo bamaze kumutwara. Oya, nabyo ntabwo biriya nabyo mbyemeye. nabyo si byiza byo gushyiramo iriya ndirimbo, nabyo byose ntabwo ari byiza. Noneho rero uko bigenze gutyo ndamubwira nti ntabwo ari byiza. ariko aho ngaho ntabwo wasobanuye neza Riri, ahubwo uvuga ko noza Jackie noza uyu nguyu Jihad yavuga ngo Jackie nashaka acika, ngo nashaka apfe, ngo niyo umutima wahagarara, ngo na n'igiciro cy'atanu yamusabira na fundraising yamukorera byongerewe. so ubwo ahubwo mwapfuye, umuntu agenekereje akoze noza analyse mwapfuye yuko wafashije Jackie, kandi uyu nguyu Jihad yaramuziraga ari kuvuga ngo nashaka apfe. mubyibuke byose. undi we na Jackie bapfiki mu bisanzwe. Jackie ko ari hano yabitubwiye. nyine ndavuze nti Jackie nabivuge, njye ntabwo mbizi. ukumva Riri we nawe yapfuye na Jihad. Jackie bapfuye Jackie ngwino. ndahari mwana. sheri ngaho tubwire uko bimeze. ikintu napfuye na Jihad, ubundi Jihad imbere twari inshuti. hari akantu entre parenthèse Jackie umbabariye. Jackie namubwiye ntabwo wibuka igihe wandiriye ejo bundi, ntabwo warize kuri telefone turi kumwe, wambwiye ngo iki kadukomeze nyine nsobanura ibyo bari bambwiye. naho ubigereho. ukuntu bimeze ngewe Jihad ubundi twari inshuti ariko bitari cyane. navuga ko yari umufana, nanjye ndi umufana, ibintu nk'ibyo ngibyo tuvugana muri DM bisanzwe, tunagunganira out tugahoberana nta kibazo dufitanye. ubwo ngubwo Jihad aho twagiranye ikibazo nuko ari inshuti y'umwanzi wanjye w'ubuzima bwanjye bwose. ntabwo ngewe ndi ndyarya, ntabwo Jackie nge nshobora guceceka ibintu nzi neza yuko man ngewe umuntu anyanga ananyifuriza gupfa, anagerageza gukoresha umuntu kugira ngo nkomeze mbure amahoro. uwo muntu nindi ni mushiki wa papa wanjye, ari wiyita igisetsa Geneti, ahangaha wiyita ngo igisetsa cyanda barasa. ngira ngo uwo mugore muramuzi, akunda kuza kuri live ya Godfather hano. ndagowe niwo muri famille yanyu se? Janete avukana na papa munda gutya munda. Jackie ndakubuje. oya Riri reka mvuge hano byahemba, barira ndakubaha mbabarira kambivuge. Jackie mbabarira.
reka mbivuge ibintu byose oya reka mbivuge mumusabye kubivuga mureka tubwire reka mbivugane byahereye kugira ngo Jihad twangane reka mbivuge reka mbivuge ukuntu byagenze nagiranye ikibazo n'uwo mugore bimaze igihe kinini kuva mu bwana n'ibiki ubwo ngubwo biba bije kuri social media biturutse kwa Kasuku yajyaga bimbazaho cyane ngo iki n'ibiki nyine nkabivuga nkatobora nkavuga ubwo ngubwo birangije nyine baza gukora live kuri Instagram ibintu nk'ibyo ngibyo wa mugore nyine tugonganira kuri live ya Jihad ngira ngo byose murabizi tugonganira kuri live ya Jihad arifite ukuntu ari kwisobanura abeshya himba nanjye mfite ukundi kwisobanura Jihad kugira ngo agire uruhande afata rw'ukuri biramunanira atangira kurwanirira wa mugore Janet atangira kumurwanirira atangira kwivanga mu bintu atazi atangira guhubagurika atangira kuvuga ibintu nyine ahimba ansonga mu mutima yivanga mu bintu bya famiye atazi nje ibintu byanjye nge n'uriya mugore uriya Janet uriya igisetse cyandabarasa nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kubyivangamo nta muntu ubizi kubera yuko uriya mugore dufitanye ibintu binini cyane dupfa byo muri famiye mindani kuko ni mushiki wa papa wanjye yarajya hariya akajya avuga amagambo avuga uburyo anyihakana avuga uburyo kinari umwana wa musaza we avuga ibintu byinshi byose murabizi kuri social media Jihad akabyivangamo agahimba akaza akambira akavuga amagambo ankomeretsa Jihad na rundi rwango twapfuye uriya mugore uriya wiyitanga igisetsa cyanda barasa uriya mugore niwe twapfuye niwe tuzira nyine niwe munandaro y'ibintu byose kugira ngo nshwane na Jihad ariko se ni gutufata umuntu witwa Nyogosenge ukamwita uriya mugore washyize muri icyo ni umugore kuko ntago njyewe mwite guki mwemerera nyine rero kuza kubaho ku muntu hano ku isi kuri Jihad muri inshuti yego muri inshuti ndabizi ko muri inshuti ariko si ngombwa kumuvugira yarambabaje wese si ngombwa kumuvugira yarambabaje ari nawe urimo kundoga bro ariko kubera iki mutajya mukunda ukuri Jackie twumvikane urabizi ahangaha hari amagambo ntajya nakira urabizi nundi ntabwo ushobora gufata umuntu ukurusha imyaka hano kuri iyi pano sibyo dukoresha gerageza ibyo mutazibizi niba murusha imyaka se ngo difada we kucya mu rugaze warutse tukumva neza umugore cyo ni igiti cyanyica buri munsi bakubwira ko bari kwivugira ngo ni umuroga ntabwo nza uretse gato ngibyo ngiye twumvikana umuntu umuroga ni gute se wamuha ibyubahira ntega amatwi we misutsu oya ariko ntabwo namututse avuze umugore misutsu umva we avuze umugore kandi bose n'abakobwa so n'abamama twumvikane first of all twumvikana ntabwo nza kubihanganira singende wese amuvuze nawe ubundi mututse gode ntagire umuntu wongera kumvugiramo ndabasaba twumvikane kuri iki kintu first of all Jackie ndagusabye rekera wow time B thank you hello time B ariko se munyi verika se mu guvema kubera ko kaboro baguhaye wambare nkako era nagakingo ni kagudumo mwanyihanganye mukambuza gasabi cyabo sinabaretse mukamvuga umwanya muremure uva Godfa bamaye ka good morning kumvikana ikintu kino mu mwamaye ijambo uretse gato ibintu nibyo urakoze pupi umva Jackie nkinjire mu bibazo bya famiye ndabingiye Jackie reka mubisabe ikintu kimwe narabikubwiye umukobwa wawe tega amatwi ikintu cya mbere ikintu mugomba kumenya especially mujye hande mwabivuga Godfather ntabwo njya nkora ibi ngibi. First of all, ibyo bintu ngo byo kurugana ntabwo ibyo bintu bihinduka iharabika. Turi kumwe hakazamwe ibyo bintu kugira ngo ibyo bintu byemera by'amaruzi. So kubizana no kuri iyi pano rero kaza kuvuga ngo ibintu ngo byo kurogana. Byonyine maji umuntu uri mu birometero ibihumbi n'ibihumbi ukavuga ko we yakuroza uri mu Rwanda wari muri Canada ibintu birasekeje. Ku ruhande rwanjye niyo mbona naragwa n'umwanya wo kubivugaho ni wanjye ntibishoboka. Ibyo tugihorera. Kutagiye kwa muri Canada se. Wavuye muri Canada mu Rwanda ntumbaze ubwo kubigira igenda bwo nareka kuvuga ikinga mike yawe we papa. So urukumva rero ibyo mupfa njewe ntabwo first of all ibi bintu byanyu biri muri Libunani Jackie siko bimeze twigarukire kuri Jihad Jackie wizana uwo muvandimwe wawe ntabwo mbishaka please ariko ku rundi ruhande Jackie iyo bintu byo kuzana uburakari ibintu byari umupfa ngiye mu nyemerere mu nyumve icyo ndi kubasaba tugaruke kuri Jihad ariko nugera ku byo mupfa ureke kuzana nk'umubyeyi w'abandi
siko bimeze nkuko nawe atakuvuga udahari. Niba ari ugusaba imbabazi twazisaba. Urukunyumva Jack uko aba bantu uretse gato. Godfather niba ibintu byo muri famille bijye niba ibyo muri famille nawe ntabwo aza ngo mvugana udahari so ndagusaba ye baba bijye biguma muri famille waregera abandi bana bintu bari gukora mu beko banga so Jackie Yes we ninde bahe kirakinyamaswa tugaruke ku byo upfa na Jihad siko bimeze ariko ureke kuzana mu ndi muntu biraza kuba ari byiza kurusha sibyo utazokora mwebwe muri kumutera imijugujugu mumubajije icyo apfa nawe ababwira icyari kinini mutangiye kumutera none se kuki muri kunera imijugujugu uri kwisobanura ikintu cyatumye Jihad duvugirana ikibazo okay ngaho ngerageza cyenda rumenye Komeza utubwire rata tukomeze tubwire akomeze kandi kandi nari ngiye gukomeza mvuga ngo difata akanera amabuye kanicecekere oya tubwire wowe komeza uberereke oya nje kubwanjye Jackie nje kubwanjye nakubwira ugaceceka Yesu mukiza mukomeze ibyo bintu nibyo Imana ikunda oh my god Jackie ndashaka kukubaza warozwe na Mugwiza urukumva urogwa n'abandi bose none bigeze muri Canada mfite yanjye Mugwiza ngiye nigeze mushinja uborozi bande babivuze sinabibonye aha ngaha nawe akaza akabyisobanura barabivuze bahimba bavuga ngewe ntabwo nabashaga no kuvuga nari kujyara nkavuga ngo Mugwiza none ndazutse si muri no gutuma mvuga ngaho vuga igora oya mfite aho nzavugira mwana byihore amaraza arakora rero mukajya mugira abantu basaze uravuze okay tugaruke gatoya wowe Jihad aya masaha ifungwa rya Jihad waryakiriye guturetse ibitutsi bamututse nge natutse ndeze ninde ukuvuze ari ukwitayeho Jackie Karame wowe ifungwa rya Jihad waryakiriye ute cangiye ryaranshimishije sinzi kuba indyarya kubujije nese ngewe hariya ngewe kwiriza amari ngewe umuntu yari abemukiye Jackie ndakubujije koze ariko Jackie uwo niwe Jackie vanamo imiziki mitsusu Jackie uwo ni Nana kugira umutima ubabaye ngira kwiyumva indirimbo ya Time Piano babarira shamu yihorere mwana aho nari ndyamye nawe wigeze ndeba iki mu wagiye Nana uri mu bantu bakomerekejwe na Jihad nubwo uri kwifatira agomba kuvuga wowe aya masaha kuba Jihad afunzwe nk'umuntu wowe wabyakiriye uti nabyakiriye neza kuko nanjye ngiye kurenganura nta nubwo nkishaka kubivugaho kuko nanjye ikirego nagitanze uretse gato uvuze ngo urakoze umutima wanjye mwaho naruka bari kuvuga ngo uzamanuka ireshaje naje uretse gato uretse gato ugize kumva ibirego byabaye byinshi nese ari urabigenza utero naho uramenye ufataho karekare riri pupa none harasara rirarasa riri none harasara muceceke mvugane na Nana uretse Dumiwe yazi mutapige ntiwite ku bano bantu uva akanore agakize kutari wese ugashyiramo Godfather oya aseka ngawe ngiye mvugane na Nana twenyine Nana uretse gato watanze ikirego muri oya Yesu ngaho ngo muvugisha wa mubyeyi we muri aho turashize game over wambwira icyo yaba yaragukoreye kibi cya kindi kibi cyane ariko umva Nana riri mwese muri ababyeyi inziko kuramwumva wagutumiyemo hano ngiye ndi kumwe na Nana mwese muri ababyeyi arakubwira fact ubu kano kanya nta kintu ese Eric se muhungu mbere yo kwivanga mu bintu by'ababyeyi
umva riri ubu kano kanya nta kintu na kimwe nemerewe kuvuga cyabikoze nimba ushaka ko in details umbwire ndakubwira like private ariko kuri ubu sinemerewe kuvuga. Okay, ntaribi ndabyumva kandi ako disirip paramukunda Riri papa bino ntabwo uzabishobora sheri ushatse wabivamo urakoze. Hello next aho uratuma nongeza abo ndazindukira kuri rib noneho ndazindukira kuri rib umva reka nanjye kumutangira ikirego. oya Eric bwira naye kandi ninjye witness Eric bwira ni ukuri kw'Imana bwira ukosheje ikomera ukari umutima mubi byaje bite oya bwira ukosheje abisi banyigishije sheri oya abantu mwese muri hano bwira mukosheje kanga ngo disi muhumure ngo jada azafunga 2080 udakosa nta muntu udakosa nuko nyine ubona ariko ejo bamufunguye noneho yaza bamara. okay muzabyumvamo yewe Eric umwana mubi nawe azaduhoramo I know that Eric for a fact. Jihadi nafungwa nagiye nagarutse oya Jihadi nafungwa uzabyungukiramo iki Eric reka nguherewe abanyarwanda bazaba mada we ko bamfunze utatuba mwubaha ukariri ndakwiyamye ugiye ko bamfunze wavuze cyangwa nagushishura mada nagushishura kano kanya ukumirwa urumva ndagushishura kano kanya ukumirwa reba umunwa wawe wa mugore we reba umunwa wawe ndakwiyamye Eric genda gushishura oya uzabyungukiramo iki ntabwo nabiketse shirabirarura utanongera genda vuga uvuye aho nakushishura riri vuga uvuye aho ntukamujye mwigira indyari nakubahuka pe njyewe reka nakwibwirira ubu ngubu ukumirwa nta soni ibeshye nawe nta soni okay twagiye data Natasha ngiye impanga oya sha wowe ureke wagindukiramo iki yafunze ngo ikindi nini uvuze barakubaze nti afunzwe wabyungukiramo iki Eri fungura mic yawe yakunguka iki yarangiza gukura akazabona ko ibyo Jihad yamuvuzeho akiri umwana bitari byo mutapinga screen yatutse umwana se cyangwa yatutse wowe yatutse nyina tuka n'umwana ariko ngiye ndakuze nta kibazo cyane Eri fungura mic mic yarafunze ibintu ko birakomeye none se ko mperuka mwariyunga yaragusobanurira kubwira uko twiyunga ntabwo wabimbwiye n'abantu muri kulise babimbwiye abantu muri ki oya ni ukuvuga ngo Jihad warafunzwe kandi Natasha mumenye Nana mumenye muri ino minsi nyine ariko abantu muri kulise babwiye ko bari bariyunze yarabisobanuye ejo bundi Nana hano ndazi mutapinga screen iyi yarabisobanuye Jihad yaragarutse no kumihanda muhanyina aramushumika nicyo kibazo ni ukuri mujye niba yaragarutse hano ku mihanda abwira umugore urashaka ngo harya ngo wigize ati ngo urashaka ngo nguhenyoko yaragarutse hano aramubaga Nana wamumenye ryari okay ibyo aramuzi pe no kumwitira izina tutazi Natasha gusa batamuzi noneho no Lili ufite umwana ufite abana babiri izi saha bagutse ngo uri umukecuru uri ibicyari byo hari ko bikureba nakwishima cyane kubera ko n'ubundi uri umumama ufite ibyo ugaragaza mu bukecuru bwawe ko ushaje ukuri sibyo byara abana babiri se ukaba umukecuru hari ikibazo yes none se nje nkafata abana bawe how do you feel like mother yarabafasha abakoresha iki nkayanjye oya ni ukuvuga ngo reka turebe niba twamubabarira reka nkubwire buriya ndi umwana mwiza ndi n'umuntu udakomeza ibintu ariko
n'ubu ndacyabivuga kandi nkiri kuri iyi si niyo yaba ari imyaka 80 ngendera ku gati umwana wanjye ni impanga nababyaye ari babiri ntabwo ari umwe umuntu wese ufitemo ukuboko washizeho komenti washatse gusebya umwana wanjye azabyishyurira. Reka nkubwire rero Natasha wanjye, reka nguhe témoignage. Muri covid nagiye ntongana n'abantu benshi cyane, bantukiye data, bantukira mama, abana banjye babujugunya muri Nyabarongo bagira gute. Ibyo ntabwo byambujije kongera kubana nabo, narabababariye. Kandi uribaza Jihad yigeze avuga ngo abana bawe ngiye abanjye babajugunye muri Nyabarongo, ngo abana wawe baragapfa baragagwa muri Nyabarongo. Uwo muntu kandi turavugana. Mujye mugira umutima wo kubaburira abantu banyu. Umukongomani yaravuze ngo utakula, undi aramusubiza ngo sadepa na sosi. Sadepa ni uko uba warakujije umwana we naho waramukuye. Kandi ngiye buriya kankubwire ngo icyanzanye ku isi n'icyatumye mbyara ni ukugira ngo mbe ambasaderi w'umutungo wanjye n'abana banjye. Ngiye nta kibazo rega niyo wanyita indaya niyo wanyita umukecuru, icyo nzi cya beautiful, mfite ubwenge, ndi umugore w'umukozi, ibyiza byose barabitwise natwe kandi ntibimbuza kugira ngo umugabo nibyo nkubwira ngiye nta nicyo byantwara. Erega abantu bagutuke nibyo nkubwira ngo ngiye ntacyo byantwara kubera ko ninjye. Ariko rero uzi gufata umwana w'imyaka 7 ukamwandagaza. Baranyandagaje sheri byihorere. Ufite umutima ukomeye, ufite n'umutima ubabarira. Waramubajije Lili, waramubajije akubwira ko ntamubabarira. Urageze ngo nanananiwe kumurega mbere. Ariko kwa kundi wereka umuntu ko uri hambo ukamubwira it's okay, ariko aho akakwereka ko ari umunyabwenge, akanakwereka ko uri nothing. Okay, rero uri umukristo? Ndi umukristo cyane. Okay, korera Imana rero. Ndakorera Imana aho ngaho kugira ngo izatujije twese. Umva riri ndakorera Imana. Icyo wakoze cyiza n'ubundi yajya muri gereza atajyamo ntacyo uzacyunguka. Ndakorera Imana, nindangiza gukorera Imana nyereke ko umutungo yampaye na urwaniriye. Ngaho ndi kumva ibyo ngibyo byanyu niba baratanze kirege ngo baceceka mada. Jackie nje murabizi naje gusanga bya bintu bikomeye, ibi bintu nkunda ubusutwa. Ngaho nkagira umuntu usomera kino kinyarwanda. Jakara babaye ntabwo uzambura ni jambo, ngiye Godfather ni muze mu nsange mu ruhuke iyi ngo hano madam. Mwitsutsu wa soma hano. Ntabwo nzi gusoma ikinyarwanda n'icyongereza. Manuka. Ninde muntu witeguye gusoma? Derek urahari? Derek uyu none ndahari. Soma icyo kinyarwanda kiri muri big screen. Umuntu utakuzi abonye inseko yagira ngo uri umuntu muzima, ufite ubumuntu kandi nta bumuntu ufite, uri umubyeyi gito, umuntu wihakana amaraso ye nibibe ibyo gusa ukanamugendaho maka unandogesheje ngo mpfe cyangwa ngo nsare cyangwa ngo mbe ikimuga. Mbese kwirirwa wishyura Jihad ngo anzengereze wabonye bidahagije? Wabonye bidahagije? Muri RIB bavuze ko ari ko abantu bafite amakimbirane bishyura abantu bafite amazina bakababagira abandi. Komeza. Wabonye bidahagije uhita wiga imitwe yo kunyica. Ruriya rupfu rw'agashinyaguro. Ese nuramuka upfuye data wabyaye uzamusobanurira iki mu by'ukuri? Ese wibwira ko data wambyaye aba atakureba? Wa murozikazi we. Ndagira ngo nkumenyeshe ko icyo nkurusha kumenya Yesu Kristo
nk'umwami n'umukiza wo Yesu nkurusha kumenya niwe wandinze kuva nkiri uruhinja kugeza n'izi saha. Rero njyewe sindi umurozi nkawe ku buryo najya guhangana mu mbaraga z'umwijima. Oya, ahubwo ndamagana isi yose ibimenye, no mu ijuru babimenye ko ushaka kunyica. Wa murozi we, wa mugome we, ubuzima bwanjye urabushakaho iki ko ntarya iwanyu ko? Naho ngaho irangirira, ibindi sindi kwibona neza. Rero ibyo nabwira Jackie, none se hari ibyo muri ahandi famille ntukabizane hano. uretse gato ariko riri reka nkubwize ukuri riri, njyewe nzamutse mu kanya. riri uretse gato ndakubaza ubekereka kwaza wa mugore we uretse gato wowe urahamagara saa 10 za nijoro, saa 10 za nijoro umugore w'umugabo urahamagara saa 10 za nijoro ngo uri umugabo wanjye, ariko nawe urabizi ngomba kuguhamagara igihe cyose nshakiye. uravuze banza wumve wikivanga mu bya famille. ni gute saa 10 za nijoro umugore w'umugabo uhamagara uri mugabo? Ninga ushaka se wowe uzajya umpa igihe cyo kuguhamagara cyangwa nzajya nguhamagara mbishaka? Njye nta muntu ndi kwaka permission yo kuguhamagara. Okay, murakoze. So nendaga rero ndashaka kwivuruguta mu bare mu munota umwe. Anyway, Riri, please, uko byumva ntago ariko abantu bose bari buze kubyumva kuri pane wa Godfather. Twese twa joininze Godfather. Turaza kumva ibitekerezo byacu twese tutitaye uwuriwe, I don't care. Riri, uraza kumyutinga natwe tuze kumva. Kuko ni muri uziranye na Eric, I don't care. Kuza kutubwira ngo Jackie nagomba kubidrapa, agomba kubidrapa kuko Jackie turamuzi, we Riri ntago tukuzi. Iyo waje ku mihanda hano ngaho Linda ndakubwiye ngo mute your nonsense Mike, nta ntongere kuvugisha. Uwo yitwa Linda. We Linda ntiwongere kuvugisha Riri mu rugo. Linda murakoze, Linda murakoze. Linda ndakubushije gasopo kuri Riri wanjye nakumena umutwe. No sense. Jackie bayo hano. Ntabwo akuzi nawe. Jackie. Winda kumva. Ntabwo njyewe nari nzi ko ibintu byamaze kujya ku karubanda, nari kugira ngo ndi gukumira. Gira ikintu okay. Ibi bintu uretse gato ndashaka mfura ya mama umutima wawe urekure wibohora. Ibi bintu birakomeye. Ibi uteye ikirenge mu cyari. Ribu yaravuze ngo abantu bishura abantu, ufite ikimenyetso ko Jihad yakwishyuye kugira ngo akubage. Mfite ikimenyetso cyuko Jihad yishyuye nkuko byanditswe hano kugira ngo bakwibasire. Bimenyetso birahari, none se uragira ngo nzane ibimenyetso? Kugira kuri ibintu wanditse hano, uyu muntu niwe wabyanditse ibintu ndi kureba hano. Ni njyewe n'intoki zanjye n'umutwe wanjye n'ubwonko bwanjye. Ndabizi neza yuko umugore arimo aranyumva muri comment, dore nguyu hano. Uravuze? Arimo aranyumva hano muri comment, arimo arandika ibintu utamenya no muri comment. Ikintu namubwira, urwanganyanga nanjye ndamwanga incuro igihumbi, yicara bizi. Tuzahangana amaka nyihumeka nge tuzahangana. Ndakubuje. Motherfucker. Uratukana. Natukana. Wibya tukana bingana gute? Utarirese. Wibya tukana bingana gute bro? Bihuze na Jihad. Ushobora kunyumva umunota umwe. Yego. Umunota umwe. Igisetsa Geneti na mama wa ntumukunda ntago ari ngiye uzakunda. Reka mbivugira hanga ibintu byose. Reka ntobore mbivugira hanga ibintu byose. Na mama wawe wakubyaye mu nda wabanje kumwihakana. Uvuga yuko ngo mama wakubyaye ngo ari umugore wa Masaka ngiyo bizambarara. Aho ngaho za Uganda. Wabanje kwihakana mama wawe wakubyaye. Wowe igisata Geneti utuma musaza wawe ukamuhereza uburozi uvanye muri Canada. Ukaza ugakodesha inzu ahangaye ejo bundi uzangaha mu Rwanda. Ugakodesha inzu kanga kujya iwanyu. Ugahereza musaza wawe uburozi ngaze kuroga mama wawe ngamwica ubundi mwikubira imitungo. Ibyo bintu urabyibuka cyangwa bibwira yuko ngiye nabizi?
musaza we yajya kubikora akumva ijwi ngo rimubwira ngo uribeshye ubikora urajya ku muhanda usare wambara ubusa ubwo buroza agahita bufata akabuta muri tuwarete yamara gusinda agahita abibwira nyina akamubwira ati ngo ariko ngo umukobwa wawe ngo yari yantumye ngo nze nkwice izina rya Yesu ibyo bintu uzi ko umuntu atabizi izina rya wirirwa ubuza mama wawe amahwemo umuhamagara buri mwanya buri munsi umwohereza ama voice note umubuza amahwemo ngo ribu ngo Jackie ngo dore umukobwa wawe ngo ibiki n'ibiki umvugana umbuza amahoro wa mugore ko ntarya iwanyu ko nta kintu gusaba ko ngewe nihigira ndi umwana wivumbukiye ahangaye nk'abahunga stress zanyu nazi imihanda abanyarwanda bakambona bakankunda urukundo nanjye ubwanjye ntazi urwari rwo nkaza nkabasha kwibeshaho nkabaho bro ibyo bintu ntabwo bikunyuze ukishyura abantu buri munsi kugira ngo baze bambuze amahoro Jihad amagambo y'irwa agomboza hariya si wowe umwishyura buri munsi kugira ngo azambuze amahoro ambuze amahwemo urwango wangana mama wawe wakubyaye wakwikuriye mu nda wowe ni njyewe harya wakunda zamuka dutongane madamu zamuka urwango wangana mama wawe wakwibyariye ni njyewe harya wakunda mama wajya mu bitaro ajya mu bitaro i Kanombe reka mbivuga ibintu byose ajya muri koma kubera sukari na puresha umutera buri munsi mu bitaro hari i Kanombe ari muri bombone ukazana impapuro ngo nasinye atabasha guhumeka ngo nasinya wikubira imitungo ariko se mwagiye muba mu byo mwavunikiye mukareka kuba mu byo mutavunikiye ushaka kunyica kugira ngo wikubire imitungo na mitungo yanyu nyeneye narabahunze ndagenda ngewe nkunda mama my grandmother ndamukunda kuko yabyaye data yabyaye papa wanjye wirirwa umangamanga hari uvuga ngo nago nge ndi umwana ngo wa musaza wawe harya abo wemera bo bajya gutera inda baraguhamagara abo wemera bo nago babonye kubera nago wabamenye nanjye nkuko wamenye bajya gutera inda abo ngabo wemera bo baraguhamagara ngo bagiye gutera inda kanaka igisetsa we Janet ndakwanga ukuntu nyanga ndakwanga biranambabaza kubona wita ngo ndabarasa birambabaza bikanjyana izina rya data uryita nariko nakwibuka kari igisekuru cyo mu rugo nkatuza nkaciringa wa murozi niba ukeneye ko duhangane mbirimiri numva nazutse washatse kunyica uraminahina ugira gute ariko iki Imana yamvuzeho naho kizajya Imana yarandemye Imana imvugaho Imana imereza